iki batabaye nagira imwana barampanye naye abayiki sha gacwa bari ndabona uyu munsi nimba ari imbeho yego bimeze nayo na match numvaga nayo ikipe yanjye baretsinze sha wayoboreye mwana noneho ko ibintu bayira buri kona samasa atatukuye mana sha noneho sinzara nsigaye mfite yego inzara yo irakoreza hejuru pe inzara se byo ndikureba ejo nibwo turi bwishure kandi amafaranga yatutobokanye mana nta cyakora kiri no mu nzu ahubwo noneho ibaze ko kuri simukadi kamwereke balance 25 ndi gucungira ako niba nawe rero noneho cyakubwira ko amafaranga mfite ni 20 yonyine 20 bicarize ahubwo njye ndumva ahubwo ndakuyoboye ahubwo man mutipe ufite ibiceri man uweze kaciri 200 byose 200 man yakoze iki yahembwe se nishwanye yahembwe man ikibina yafashe ikibina man ahubwo kujya bitworohera yego iyi ngiyi ni amwereke mutipe bita ni Kalisa cya Kalisa kimwe mfite na nimero cyane man yafashe ikibina nyine ngo mwereke turebe niba yakohereza mu bice man turi kumutima abantu bajyamanye noneho nabonye kiriya kijama nimba ari amafaranga kiba gifite urumva kijya amafaranga ejo bundi twahuriye mu ntuza mu kabari urumva ndi kwiyenza ngo ndebe n'uwangura niba n'agacapa nyine wowe va murayo tumamagara ibintu tufite nimero yo agiye byore Kalisa nyine Kalisa adufata urabizi birose reka numve kwicamo birose gaca mu mana cyangwa wajya cyabimenye se yabimenye udahari se sha ndumva iciye amasha niza hamagara iciye aho neza kari ni wowe witwa Kalisa twari tuyobeje amafaranga ni 200 sinzi niba wabibonye yego reba kuri message yego twari tukuyoberejeho amafaranga rero nta kabazo twagira ngo dukemure ni umwana nyine wari uri ku ishuri twagira ngo udufashe wenda ubwo udufashije ukayadusubiza byaba byiza gusa nyine wenda niyo watugarurira 100 nyabona tubabarire rwose pe umwana ari hanze y'ishuri bamusohoye ntabwo ari kwiga tubabarire basi nibura nawe ufata 100 natwe dufata irindi tubabarire wowe ukagira imana tubabarire wenda udusubize 100 yego nyine ubwo twashakaga ngo niba aho hafi hari umu agenti yego rwose waba udufashije nyabona reba bazi imana izakongera umugisha rwose ariko imana ni nziza koko ngiye kunguka 100 navunike yanjye mu masegonda aya mafaranga agiye kujya kuyabikuza ubwo nanjye 100 ndabikenyereraho ubwo hari ibindi 100 rero ni sawa kandi rero njye kuyabikuza nanjye ndahizana ikibazo bitwaye kagere rero njye kureba hasi
Se kuri kugenda utakwiyambitse ukajya he? Nyakuri umwagenda. Aje ati se ukora iki kandi? Bati ndi kugenda bati. Byagenze nyakoreza amafaranga. kada. Ayo se baguhembye se? Ahubwo ndi kugenda mpaye. Oh, nyamuretse kugira. Iya mwari nanjye tukajyana ko wabona nanjye ndemeye. Ni umuntu nyeje amafaranga ajya kumuha make andi nyasigara. Amwiki niko byo. Umuntu akuyobereje amafaranga ugiye kumuha make cyangwa ndi yasigarane gute? Gute nyine? Ni umuntu yaguhembye se akaguhamesha. Oya numgiye ngo anyeje amafaranga ya minerivari yagiye ku mwana we. Gauda umuntu arakubwiye ngo ayobeje minerivari kuri telefone yawe none ngo agiye ngo ugiye kuyamusubiza. Cyane kuko cyane uyobereje angahe? 200. Ntabwo ni gutererwa. Oya buratse bwire neza. None se 200 uramuha ngahe usigarana ngahe? Kumuyijana irinde zijana ribirya. Ikibazo cy'amatsiko. Uwo muntu uramuzi se? Umuntu mamagayita. Nawuzi? Ntabwo muziranye. Abo ni babateka mutwe wa kintu. Nose ka amafaranga nabonye yari kuri bara. Wayabonye kuri baras. Reka turebe. Ariko acyure gasha. Reka turebe ni babateka mutwe. Oho. Biru Ndabona utakwiyambitse. Reka base bagutuburire. Reba amafaranga yariho. Baze kongeye kubonisha. Ari he? Aba nabateka mutwe. Message yaje wayibonye? Reba neza. Kiramo ware ubanga turebe. Kuri baras. Kiramo turebe se. Ariko sha. Ariko mwagiye mumenya ubwenge n'abatubuzi wo. Reka turebe. Reka turebe. Wari ufite angahe? Mfite ibihumbi 50. 50. Dore se simbona ariho 50 n'ubuye. Ese ko nabonaga yari kuri balance. Yanyereka. Dore ngaya 50 do balance 50. None uri kuvuga ngo hagakure kuba hariho 250. None ari yose amafaranga mvuye mu rugo ndi kubona yari he? Abo ni abatubuza ahubwo jyubura ubwenge ushingirira amashu. Ho aba ni abatubuza ahubwo bari bagutuburiye kabaye ibihumbi 100. Nayo senkani bari bakubwiye ngo ujye kubikiza 100. Nangira indi 100 ribirya. Abo ni bane baguhamagariza. Ni umamagaye n'ubonye. Reka mufate twumve. Reka twumve. Ngwino hano ku ruhande twumve. Se wumva ibyagiye kumbwira. Ngwino hano wava uncitse ne. Ngwino hano twumve. Halo? Meze te? Nta kibazo. Ubu ndi kujya mu nzira. Ariko sha mwabateka mutwe mwe. Ariko mwaje gutubura. Mwabateka mutwe mwebwe. Murabateka mutwe tu. Mujye mukura amaboko mu mifuka mukore. Oya murabateka mutwe firamani. Uko namwatuburira abantu bigakunda abantu twamenye ubwenge man. Kugenda kagenda ubushwe karindagira. Yo muragiki. Ese bro. Jya kugura akantu dagasa. Jya kugura akantu. Ndagutabaye jya kugura akantu nago nabyemera. Wari uri hehe se ubu? Wari mu rugo ndi mu kazi. Wari uri mu kazi. Kada. Wo mu gitondo naguce uri kuri wifi se ntabwo ari wowe wari uki. Bibaze ko nyine ndi mu kazi nabatikanye ikoze kuri wifi mbe ndareba. Amakuru agezweho hari n'ibintu nagiye kujya. Jya kugura byeri shuti. Tugende. Aho base. Mashini yanjye nayisize. Wari uyisize he? Aha ngaha. Mashini? Mashini iri iteranya imibare se cyangwa mashini laptop? Mashini laptop, computer. Ayisize he? Gerageza urebe hano hose. Ese mashini ko atari urushinge hari ubona hano. Ese wayisize urimo kureba? Nenge kubitsa ayo mafaranga none mashini. Ariko re wabikigo. Rero wagiye kubitsa amafaranga usiga mashini y'ibihumbi 100 ngahe. Mashini igura miliyoni. Si mashini yanjye ubu bayitwaye ko. None urumva iri he? Yinyereka. Mashini yanjye ntago nabyumva we. Ngaho byo bicara urire ahore dodo. Bayikize kandi. Bayiki. Batabaye nagira imwana. Barapanye. Naye. Bayiki.